ni Isake Nyamirembe ya Rumenera-mirego n'intazi y'ingange n'ingabo abagenzi ya Nyamihana ya Nyamigabo ya Rubabaza. Itwika ingo ziruhunda n'iziruhunda zinyambo ziruhuriyemo zinanirwa kuruharirana zikiruturamo imirindi nyirarwa atinya gusohoka ataka nayo ramuseka ati yemwe bahu iyi si irakomeye. Bakunzi ba horiwacutv mwiriwe neza, ubasuhuza nta wundi n'uyu nguyu mureba ariwe Rutikanga. Muri uyu mwanya rero tubafitiye umutumirwa, reka aze noneho atugezaho ibintu bidasanzwe, ibintu ntabatindiye. Reka tumuhe umwanya kandi mutega amatwi, ntimukureho amatwi n'amaso, kandi mwibuke gukora subscribe, mukande akazogera, mukore kuri like, mukoreshe ya munashyira comment, mutubwire niba ibyo dukora ari trebye cyangwa se niba hari icyo twakosora kugira ngo tubashe kujya tubagezaho ibintu bihagaze, kandi turabibijeje kuko mugiye kubona ibyo mwifuza kandi ndetse mwari mwarabuze. Ntabatindiye, reka ngeze muri ibi byiza bizafasha abahanzi gutera imbere no kwamamara. Hanyuma rw'amagaju numva injemu, ndirangira numva kwiranga biranogeye. Kugera ku myaka 12 baba bari mu rwego rwitwa imikangara. Rero umufashi w'inzoga niwe burya emusi. Rero hari igihe mba umufashi w'inzoga nkafata inzoga nkakwema ijambo, hanyuma akarihekenya akarimira no mu nda ngo dumbure. Rw'amagaju dukunda, rw'amagaju dukumbuye, rw'amagaju turanga, ye n'inka y'iwacu kandi iwanyu, ye rw'amagaju rw'amagaju turanga, nimukenyere munyoshe, nimusakaze murenze, ye n'inka y'iwacu n'inka y'iwanyu, igitaramo ye n'icy'umuryango, ye rw'amagaju, ye rw'amagaju, rw'amagaju bayihamagayemo Isake y'Inyamirembe ya Rumenera-mirego n'intazi y'ingange n'ingabo abagenzi ya Nyamihana ya Nyamigabo ya Rubabaza. Itwika ingo ziruhunda n'iziruhunda zinyambo ziruhuriyemo, ye rw'amagaju zinanirwa kuruharirana, ye rw'amagaju zikiruturamo imirindi, ye rw'amagaju nyirarwataka nabi atinya gusohoka, ye rw'amagaju ati yemwe bahunga isi irakomeye, ye waturikiriwe na rukabu na rukinga n'icumu ryayo ry'omoko bitu, ye ni rw'amagaju, ye rw'amagaju dukunda, rw'amagaju dukumbuye, rw'amagaju turanga, nimukenyere munyoshe, nimusokoze murenze abingori, yeyo ni rw'amagaju, ni rw'amagaju bayihamagaramo ruti rukaburwa n'ishema ingabo zuhira amakuza, n'urwankubita rugugura n'imanzi y'urugangazi, n'impeta zigize ruganzu nayo ikagira urugero rwiza, ye rw'amagaju, rw'amagaju dukunda, rw'amagaju dukumbuye, nimukenyere munyoshe, nimusokoze murenze, ye igitaramo ni icyacu, igitaramo ni icyanyu, turanga rw'amagaju ariko nanone ye rw'amagaju,
rw'amagaju rw'amagaha Intanage muro ngabikesha abatware biriwe neza mwiriwe kandi muraho nako muraho turaha kandi turaho n'impamo turiho iwacu nta rungu iyo twiriwe ni mu gitaramo aha twumvaga mu kanya rwose urimo uri muri rw'amagaju dukunda rw'amagaju dukumbura rw'amagaju n'inka y'iwacu ibyo aha rw'amagaju rero yiteye ugeze hano muri studio se waba wari uyisanga mu ndirimbo cyangwa waryohewe no kubona studio imeze nawe urahimbarwa? Ngeze muri ibi byiza bizafasha abahanzi gutera imbere no kwamamara. Hanyuma rw'amagaju numva injemu ndirangira numva kwiranga biranogeye. Wari ugeze hano suturutse he Intanage murongo? Mvuye mu ngoro ndangamurage imibereho y'abanyarwanda muri mize Huye Butare. Harya iracyari mize? Ntabwo iryo zina rya mize ryavaho n'imize, ariko noneho ikaba ingoro ndangamurage mu mibereho y'abanyarwanda. Aha, murenzi Intanage murongo muri mize uhamaze iminsi itari mikeya. Mu minsi yashize naho tujya tunabona ku rubuga rwa horiwacutv entertainment kuri YouTube, aho mwarimo murema itorero. Harya ngira wibutse abantu inteko y'abisi. Inteko y'abisi n'urwunge rurimo urusobe ruzasobanurirwa muri uwo muryango, muri iryo torero ribumbye inteko y'abisi. Abisi b'amazina y'inka, inkera y'inka ni imbumbe ariko itajya kure y'inka. Turaguma hafi y'inka kugira ngo tukomeze umwimereri, dukomeze karande k'abasokuru bacu, tunoza amazina y'inka mu mwimerere. Niyo nteko y'abisi rero nijye uyihagarariye. Intanage y'umurongo rwa mucyo mu gitaramo ngabo ikesha abatwari. Hari ubwo inteko y'abisi yabimaze igihe kingana iki ivutse? Inteko y'abisi irasingira imyaka igera muri tatine, si byose tatine. Tatine iriyanura pe, imyaka ni imibare koko. Aha, mu bihe bishize rero twagiye tubasura muri mu myitozo, uri mutoza abantu batandukanye barimo abana n'abakuru. Ubuse noneho waba ubigeze Intanage y'umurongo? Abana batoya bari mu cyiciro cy'imyaka 3 kugera ku myaka 12 n'itanu baba bari mu rwego rwitwa imikangara. Noneho warenza 15 gusubiza hejuru bakaba bari mu basore bagenda binjira mu itorero. Tukaza rero kugera mu bagabo noneho nyirizina, babandi bari mu nteko y'abisi ari nabo babasha kunoza no gutanga byuzuye ya mazina y'inka. Rero turi mu byiciro ahanini bibiri, icyiciro cy'abana imyaka 3 kugera ku 15, noneho tukazamura 15 gukomeza kujya mu basaza, ariho tubarizwa cyane. Aho rero muri urwo rwunge niho tubona ya nteko y'abisi n'ubundi iza isugira. Aha, bushize mugitangira kwigisha ibijyanye n'amahamba n'amazina y'inka, nabonaga abanyeshuri ari bake badahagije. Ubu bamaze kuba benshi cyangwa baracyari bake? Buriya amazina y'inka hazamo n'umwimereri ushingiye kuri karande k'umuryango. Harimo abaza ari karande, ntabwo amazina y'inka ari wayabonamo itorero nk'uko ubona itorero rigizwe n'abantu barenga 40-50. Oya, n'ubundi ni bake, ariko ba bake beza. Kuko araza akaba afite kumva ko ashobora kwiga
kandi kwiga ni ukwigana noneho akaba abihabwa. Rero ntabwo n'ubundi abanyeshuri bakuru baba barabaye benshi, abana bo barahari kuko abana b'akarere kacu ka Huye barahari, n'ubundi baratozwa byuzuye kandi usanga barererwa muri ya nteko y'abisi. Abakuru rero ni imboneka rimwe ni imboneka rimwe ni imboneka rimwe, sinabeshya ndakagira Imana. Hanyuma ugereranyije ubu ngubu mumaze kugira abanyeshuri bangahe nk'inteko y'abisi? Inteko y'abisi yaba ifite abagabo bagera muri 4 bamaze kwiga baza amazina y'inka, ikagiramo yewe n'incunguyu y'igitsina gore nawe ba mu nteko y'abisi. Ariko kubw'imibereho y'ino minsi nabo bageraho bakajya hirya, ntidukomeze kubabona ngo bakomeze banoze, ariko nkabanzi ko aho tubagejeje hakwiriye wa mwimerere w'amazina y'inka bawufiteho impamba. Tuba twabahaye impamba, rero iyo mpamba turayitanga, hanyuma bakajya mu mirimo n'ubundi mu mibereho ya buri munsi, kandi nibyo koko. Hanyuma ikindi kibazo mfite, abantu benshi bakuzi mu kwitabira ibirori birimo ubukwe ndetse no haba kuvuga amahamba n'amazina y'inka mu bukwe cyangwa se kuyobora n'ibirori, ukaba uri uwo bita umuhuza w'amagambo. Ni umufashi w'inzoga. Ukaba n'umufashi w'inzoga wa MC maître de cérémonie, aho ni muri za ndimi z'amahanga. Ariko ubundi iyo ugaruye mu kinyarwanda cyacu nk'uko byahoze, umufashi w'inzoga burya n'ubundi arubahwa, niwe mufashi w'inzoga. Rero bakoraga ibirori, ubukwe bugategurwa, ariko bagategura n'uzafata inzoga ariwe bita umufashi w'inzoga. Rero umufashi w'inzoga niwe burya MC. Rero hari igihe mba umufashi w'inzoga nkafata inzoga neza, wundi bivuze kuyiha n'ubushaka ukamuha niyo ushaka. None se ubundi MC cyakoze ko agikora nyine. MC ni wa wundi aravuga rikijyana, kuko nicyo n'ubundi baba bamuhamagariye. Baba bagira ngo kubera ko abasobanukiwe iby'uwo muhango n'iby'ibyo birori, si mu bukwe gusa, kuko ahari ibirori hose dushobora kujyayo tugahuza iyo mihango, iyo migenzo. Rero kubera ko babizi, hashobora kwimira uwo ashaka. Ibona bafitanye ikibazo akamwimira da, bajya banabaho bamwe babimira pe, akakwimira neza cyane. Ntiyakwicisha icyaga kuko abaguseriva barahari, ahubwo yakwima ijambo hanyuma akarihekenya akarimira no mu nda ngo dumbure. Ariko rero MC nibyo birasanzwe. Amazina y'inka ndi umwisi ni ukuvuga ngo njye ntabwo nkiri umutahira. Oya, mutahira nawe ubwawe uri umutahira muzawe. Mutahira niwe veterineri mu myaka ishize. Hanyuma umwisi ni wa wundi wagenewe guhamagarwa, akaza agaca inka, akamara igihe mu nka, agaca ingando muri za nka, akazihitamo izi mbonera, akareba izi mbonera nziza, ariko banazimumurikiye bazimweretse, hanyuma za nka akazihamagara, akaziha amazina, yamara kuziha amazina akaziranga. Yamara kuziranga, uko agenda ashyiramo amabango y'amazina y'inka, ariko babatahira bagenda nabo bayafata, bagenda nabo bayasingira. Noneho yamara kumva ko agejeje aho hakwiriye, binajyanye n'igihe yahawe cyo guca iyo ngando, kuko ntabwo yaje kuzibamo afite. We ahamagarwa aho rukomeye mu gihe cy'ibirori. Hanyuma za nka rero akaziha amazina, yamara kuziha amazina akayabwira abatahira bakazayabwira abashumba, rukaba uruhererekane nyemvugo w'amazina y'inka y'umwimereri. Aho rero niho usanga nisanga, kandi byarahamye n'ingoga n'impamo. Barabimpariye sinabitinya. I Nyanza bandirimbye ngira n'ingoga ngo hato hataboneka igisibya, ibanze rigacyura umutwe w'ahandi, kandi ibanze ari mu ngoro ndangamurage, niho twubarizwa nyine.
ngutera uburezi Arabwibanza. arabwibanza wa hanyuma Intanage mu rugo ngabikesha abatware. aha mu banyeshuri batangiranye cyangwa se mu n'abatozwa burya baratozwa ariko ugasanga imvugo z'ikinyarwanda zigiye kure. hari ugutoza abo bantu ariko bikaza no kuba wajya ahandi nawe ugasanga hari ikindi gice kibarizwamo gutoza. Tuzabitondera igihe nikigera ariko reka ni ugutozwa. Bagatozwa amazina y'inka bakarererwa muri urwo rwunge rw'inkera y'inka. Rero naho twabishyira kugira ngo tutajya kure yabyo. hanyuma mu banyeshuri mwatangiranye rero ese hari abo mu bo wagiye uha amasomo mu bo watoje hari ababashije gutera intambwe bakaba nabo barimo basarura bari mu kazi habaye ubukwe cyangwa ibindi birori bitandukanye bari mu kazi bwanacyambwe bwa Kigali. Abahungu bari mu kazi pe barakongoranye barambwira ati Ntanati ngaho cya kibindi ndakikoherereje rebaho kuko wangiriye neza. Nabwo ningira akamaro batijana kudatinya n'impamvu urakoze cyane kuko burya ngo nyamwanga iyo byagiye yanze niyo byavuye. Rero abana bajya bampa ikibindi nkishima cyane nkaririmba mushumba ushagawe kuko nagize neza. Barahari ingirakamaro kandi nibyo narababwiye ko nanjye ubwanjye ntaramenya amazina y'inka nabo ubwabo ntibarayamenya. Duharanira kumenya amazina y'inka, duhamagare inka zigere ku ishyo, twegeke umutwe hariya ndetse dufate n'undi. Rero icy'ingenzi ni uko dushaka kumenya amazina y'inka, inka nyinshi, duhamagare inka nyinshi. Yewe ningeze igihe cyo guhamagara inka 20. Nishobora guhamagara inka 20 ese ko ndi umugabo umaze kuba umugabo utaterwaho undi nzaba umusaza mpamagara inka 50 se ngaho nishaka. hanyuma tuzi ko imirimo yose igiye itandukanye buri mu cyase buri kazi umuntu akora habamo ibibazo bitandukanye, ingorane zitandukanye. Se mu kazi mukora ko nk'abisi ni izihe ngorane muhura nazo mu birori? Ingorane se ingorane agahanze umugabo kamuhangira iyo agiye. Burya ingorane ntiwajya kuvuga ingorane kuko burya usohotse akagenda bagiye. Ingorane jewe Intanage ntazo mbona. Nta ngorane n'impamo y'Imana, nta ngorane ngira akamaro ntazo. Ni ubupfura gusa. hanyuma Intanage bro ngabikesha abatware. Duhora twumva ko umuco nyarwanda wacitse, umuco utakibaho. Ugasanga abantu benshi niyo uvuze ayo mahamba cyangwa se amazina y'inka abantu ntibabyumva kimwe. Hari n'uwumva ari ibintu bimubangamiye, hakaba n'abandi babikunda. Ariko ese ubona ari nk'iyihe nama cyangwa se irihe somo watanga ku bantu badaha agaciro ibintu bijyanye n'umuco wacu nk'Abanyarwanda? Abantu ntibanyurwa kimwe. Kutanyurwa kimwe rero byanakangurira umuntu muri kamere ye kumva ko ibyo bintu atabyumva, atabishaka. Ariko iyo tugeze mu banyamahanga tubabwira amazina y'inka, tukareba ukuntu bishima, tukareba ukuntu baduha impano, baza mu ruhago bashyiramo nkabona. Ariko nimba bampaye amafaranga batariho bumva iki kinyarwanda cyo kiziritse muri aya mazina y'inka, noneho munyarwanda niki ngo abe atabikunda? Rero ntabwo twabibateramo, ahubwo bageraho agasanga akumbugurwa, hanyuma akageraho akabikunda. Rero ntabwo twabaveba, hari igihe aba atabyumva kuko nta naho yahuriye nabyo. Ntitukabaremero wese amasinde, ahubwo nuko basakazamo amazina y'inka kugira ngo nabo baze bisanga. Naho ubundi se iyo ni kamere Imana yaduhaye. Kamere yaduhaye u Rwanda ikaduha kuvuga ikinyarwanda, ikaduha inka kugira ngo za nka natwe tuzitoneremo, tuzitoneshe mu mazina yazo. Mu mahanga n'ayandi
twihariye icyo kintu niyo rugira byose iyo rugabisha birengika yadusakajeho amahoro. Reka amazina y'inka yamamare naho ubundi ibindi ni amagambo. none se urabona uko amazina y'inka yamamara ariko n'inka zamamara cyangwa inka ziramamara cyangwa hari igihe kizagera tukasigara ku mazina y'inka n'ubundi rega usanga no mu birori by'imbyukuruke byo mu myaka yashize abashoboraga gutaramira gutarama bataramanye amazina y'inka ariko za nka zidahari, inka ziri mu rwuri. Rero ntibazavuge ngo kuko inka zidahari ngo amazina y'inka ubwo ntacyo kimazo ya n'ubundi gitaramo cyiza kiri muri rwa rwunge rw'amazina y'inka n'inkera y'inka ariko za nka zidahari. Icyiza rero nuko n'ubundi izo bazaga kuranga zabaga ari imbonera batoranyijemo zizi kwiyereka. Mu nka 50 bakaza ntutangazwe ko bazanye n'inka enye zo zije mu birori kwiyereka, zije gukora wa muhango kuko zizi kwiyereka ziserukira izindi. N'ubundi mu intore 200 usanga batoranyijemo 30 zijya kubyina zijya kwiyereka. Nibyo rero ni ukuvuga ngo ntabwo inka ari ngombwa ngo tube tuzireba mu birori. Byaba byiza tuzireba mu birori ariko bibaye nta zihari ko n'ubundi tuzi ko tuzifite mu biraro ntacyo bidutwara. Inka n'ubundi byahozeho tuzishishira mu birori tukazihamagara, si ibanga ni ihame kandi ndumva ntacyo bizadutwara ko umuco ntacyo izavuvukaho n'impamo. Intanage y'umurongo ngabikesha abatware byarahamye. harya burya ngo ararekwa ntashira. Avunaguye agakwirwa mu ruhago. Ndabona umunsi uciye ikibu. Reka ngana amararo n'amararo. Reka rero tugushimire kandi tunagusezere ugende amahoro kandi imirimo wateguye gukora uyu munsi ndetse waramukiyemo uyikora neza igutunganire kandi Imana ikomeze igufashe mu murimo wawe. Ikindi kandi uzajya ugaruka uduhe amasomo dukomeze twigishe abantu batandukanye abatabasha kuba bagera aho uri. Ndumva n'imbuga nkoranyambaga zirakora bajya badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga bakamenya Murenzi ukeneye kuba wamutoza akaza ukamutoza. Ese ushobora no kuba watanga nimero yawe wagukenera haba mu birori cyangwa no kuba wamutoza akaba yakubona. Nkeje mwe mwese mwe muzarore Intanage nkirahirengeye ndabinikije mu gitaramo abo dukumburanye murarika ijoro twimarira irungu. Nimero yanjye se ko ariyo y'umurimo ni 07 83 2 31 24 ni 07 88 82 31 24. Intanage y'umurongo murenza regisi byarahamye n'impamo sinabitinya iyo bandirimbye ngira n'ingoga ndasabaganye ngo hataboneka igisibya kandi ibanze ari iryacu ingoro ndangamurage. Niyaratse Intanage y'umurongo rwa mu gitaramo ngabikesha abatware rutoneje amakuba. Ugira ibanze mu mihigo singombi ntabaza mu gitaramo burya ndihinze ingenzi urugombye ingenzi urwabeza batijana uwizihirwa kenshi mu mihigo. Nimugira amahoro nyakugira amahoro.